Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesias yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 29 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi, ubuhamya bwawe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ubuhamya bwawe imbere y'Imana n'imbere y'abantu turasoma mu Bakolosayi igice cyaho cya mbere, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 8. Abakolosayi igice cya mbere turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana kwizera n'urukundo by'Abakolosayi. Dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo uko tubasaba iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera bose, kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza bwabagezeho namwe, nk'uko bwageze no mu isi yose kubera imbuto, bugakura nk'uko no muri mwe bwazeze uhereye wa munsi mwumviyemo mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri, nk'uko mwigishijwe na Epafura, umugaragu mugenzi wacu dukunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagaburira ibye. Umurongo wa 8, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ubuhamya bwawe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Uzi iyo wibutse umuntu ukamukumbura ugashaka no kumureba. Pawulo aragira ati hano ku murongo wa 3 ati dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose. Ati kuko twumvise, haleluya, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu, kuko twumvise ubuhamya bwanyu. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Icyampa ngo ukwibutsa gukumbura ashake kukureba, icyampa ngo uwumvise ubuhamya bwawe agukumbure ashake kukureba kandi ashima Imana ku bwawe, ashima Imana ku bwawe. Nubwo Pawulo atari yarigeze asura abo mu itorero ry'Ikolosayi, ariko byibuze kuko yigeze kuba akora umurimo w'Imana muri Efeso kandi hakaba hari hafi y'Ikolosayi, yabashaga kumva amakuru ya bene data bo mu itorero ry'Ikolosayi, kandi bamwe yahuraga nabo iyo babaga baje n'ubundi aho ngaho muri Efeso aho Pawulo yakoraga umurimo. Bityo rero yashimaga Imana nubwo atari yarigeze agerayo, ariko byibuze yumvaga ubuhamya bwabo, akabasengera anezerewe. Itorero ry'Ikolosayi ryari rifite ubuhamya bwiza, ibyo Pawulo akabibashimira cyane. Pawulo na Timoteyo bari bafite amakuru yerekeranye n'iby'Imana ikorera muri bene data bo mu itorero ry'Ikolosayi. Bari bafite amakuru yerekeranye n'ubuhamya bwa bene data bo mu itorero ry'Ikolosayi. Bari bazi buryo ki bafite kwizera. Aba bene data bari bafite urukundo ruva ku Mana. Bakundaga bene data bene se bo mu itorero, bagakunda n'abo hanze y'itorero nabo. Bari abiringirwa mu ngeso zabo. Reka nkubwire ngo barazirikananaga hagati yabo, ndetse bakazirikana n'abo hakurya, haleluya, n'abasengera hakurya bakabazirikana, bakabifuriza ineza, bakabashyigikira, bakabatera inkunga. Itorero ry'Ikolosayi, mbega ubuhamya bwiza. Barakundanaga, bari bafitanye urukundo. Erega umwami Yesu Kristo yaravuze ati nicyo ab'isi bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Urukundo hagati y'abizera, urukundo hagati y'Abakristo ni ivugabutumwa ryihagije ubwaryo imbere y'abataramenya Imana.
bityo bakareba urukundo ruri hagati y'abizera nabo bakagira inzara yo kugira ngo nabo bizere Imana, nabo barurirwe mu muryango w'abera abizera Imana abakristo. Imana ishaka kugira ubuhamya buzima kandi ubuhamya buhoraho. Imana ishaka ngo tugire ubuhamya bwiza ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyere imbuto zacyo igihe cyacyo, no muki amababi yacyo ntiyuma, ngo kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nguko uko Yosefu yari ameze, nuko Yosefu yari ameze akiri iwabo kwa Yakobo. Yosefu ageze kwa Potifari nuko yari ameze, ntabwo yahindutse. Ageze mu nzu y'imbohe ntabwo yahindutse. Haleluya. Yarinze ubuhamya bwe ageze n'imbere y'umwami, ngo nuko icyo yakoragaho cyose kikahabwa umugisha. Haleluya. Imana iha umugisha imirimo y'intoke zawe, Imana iha umugisha ibitekerezo byawe, ubuhamya bwawe imbere y'Imana, ubuhamya bwawe n'imbere y'abantu. Biragusaba ingingo 3 gusa. Ingingo ya mbere, ugire kwizera. Kwizera ni ngombwa kuko turi abana b'Imana, twizera Imana muri Kristo Yesu. Ntabwo wagira ubuhamya buzima imbere y'Imana utayizera, ntabwo wagira ubuhamya bwiza utari muri Kristo umwami wacu Yesu, ntabwo byakunda. Imana idushakira ibyiza, ubyizere. Niyo waba uri kunyura mu bikomeye, wizere ko Imana igushakira ibyiza. Niyo waba wabuze uwawe ukunda, umenye ngo Imana igushakira ibyiza. Imana igushakira ibyiza. Ni Imana imenya byose. Ni Imana yakumenye utarabaho. Ni Imana yagutoranyije utaravuka. Ni Imana yakuzigamye, irakurinda, irakubungabunga kugeza n'uyu munsi ukaba ugihumeka. Ni ukubera Imana. Ubyizere. Kwizera ni ngombwa kugira ngo ubashe kugira ubuhamya bushimwe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ingingo ya kabiri, ugira ibyiringiro bizima. Ibyiringiro bizima, ibyiringiro mu Mana, ibyiringiro by'ijuru. Ibyiringiro ni umusingi w'ubutumwa bwiza, umusingi w'ubutumwa bwiza. Ntabwo wagira ubutumwa bwiza udafite ibyiringiro, ntibikunda. Ibyiringiro by'agakiza, ibyiringiro byo kuzabana n'Imana. Kuko iyabivuze niyo kwizerwa. Umwami Yesu Kristo muri Yohana 14 ati ngiye kubategurira aho muzaba kugira ngo aho ndi namwe mubeyo, kandi mbahaye amakuru yuko mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, kuko iyaba adahari mba mbibabwiye. Ukubwira ko mu ijuru huzuye, reka bikubwira ariko umwami Yesu Kristo warakubwira ati mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Haleluya. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, kandi ngiye kubategurira, nzagaruka mbajyane. Iryo ni ijambo ry'umwami Yesu Kristo. Niwizera Imana ugire n'ibyiringiro. Haleluya. Ugire n'ibyiringiro, umenye uti iwacu ni mu ijuru. Paulo yigeze kubwira bene Data wo mu itorero ry'i Filipi mu gice cya 3 umurongo waho wa 20 ati naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo ntabwo yajyaga arwanira iby'isi. Niyo mpamvu Paulo nubwo yakoraga umurimo w'Imana ntabwo yagiraga ipfunwe ryo gukora imirimo ibyara inyungu kugira ngo atagira uwabera umutwaro. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Kuba Paulo yarazi ko iwacu ari mu ijuru ntabwo byatumaga yicara ngo arambye amaguru ye kugira icyo akora. Oya, yakoranaga umwete, agakora akazi neza kandi gasukuye. Kuko iwacu ni mu ijuru. Ibyo ni ibyiringiro bidakoze isoni, ni ibyiringiro bizima. Ntabwo twizera ko ubuzima bwacu burangirira hano kuri iyi si. Twaba twihenze, twaba twibeshye, twaba tumeze nk'umwana utaravuka wakwibwira ko ubuzima bwe burangirira mu nda mama we amutwite. Oya, ntabwo ari ubuzima burangirira. Amezi 9 aragera, umwana akavuka, akaza akaba kuri iyi si. Natwe turi kuri iyi si, igihe cyarageze turavuka. Igihe kizagera rero noneho twimuke tuve kuri iyi si. Haleluya.
hari ubuzima, hari ubugingo bw'iteka ryose muri Kristo Yesu. Ibyo ni ibyiringiro bizima by'abizera. Hari ubuzima hirya y'ubu ngubu. Haleluya. Hari ubuzima hirya y'ubu ngubu. Ibyo ni ibyiringiro, niko kwizera dufite mu Mana. Niko kwizera dufite mu Mana. Ingingo ya gatatu. Ubuhamya bwawe imbere y'Imana n'imbere y'abantu biragusaba kugira urukundo. Kugira urukundo. Imana yaradukunze, iduha umwana wayo Yesu Kristo. Umwana wayo Yesu Kristo yaradukunze, aratwitangira ku musaraba, aratubwira tumva rero noneho mbahaye itegeko rishya, ngo mukundane rwose. Mukundane rwose. Urukundo rwavuye ku Mana rukatugeraho muri Kristo Yesu, natwe tugomba kugira urukundo. Muri Yohana ubutumwa bwiza 13:34 ati ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimugira mute, nimukundana. Nimukundana. Uyu munsi ni ngombwa ngo dutekereze kuri iri jambo. Ese turakundana? Na wa wundi uramukunda? Urambwira ko bitoroshye. Ntago byoroshye koko. Wenda yaraguhemukiye, wenda yarakubeshyeye, wenda yakuvuza amagambo biragukomeretsa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mukundane. Kandi ngo ni itegeko. Haleluya. Ni itegeko ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Erega yaradukunze natwe tudakunditse, erega yaratubabariye, erega yaradupfiriye kugira ngo natwe dukundane muri Kristo Yesu. Byibuze tugire ubuhamya nk'ubwa bene data mu itorero ry'i Kolosayi. Imana ikubashije kandi gushoboze. Paulo, Timoteyo bumvaga ubuhamya bwiza bwa bene data, ubuhamya bwiza bw'abakristo, ubuhamya bwiza bw'abizera bo mu itorero ry'i Kolosayi. Itorero ry'i Kolosayi aho umukozi w'Imana yari yarakoze umurimo, aho Epafura yari yarabwirije, yari yarajyanye umucyo, yari yarahagaze ababera umunyu abazanira uburyohe, abazanira ubutumwa bwiza. Nuko bakira agakiza muri Kristo Yesu. Bamaze kwakira agakiza, batera intambwe bafite ukwizera, batera intambwe bafite ibyiringiro, batera intambwe bafite urukundo. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyaho cya 12 umurongo wa 18 hari icyo hatubwira. Reka turebe icyo hatubwira hanyuma dusenga Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Imana ishimwe cyane. Imana igushoboze. Imana itubashishe. Niba bishoboka murwanye uruhande. Nuvuga ngo mu ruhande rwawe, uruhande rw'uriya wagukomerekeje, uruhande rw'uriya waguhemukiye, uruhande rw'uriya n'uriya, ntabwo ariho Imana iri kurebesha ijambo ryayo. Ntabwo ariho Imana iri gushyira amabwiriza. Ahubwo Imana irakubwira ngo ku rwawe ruhande ubane nawe amahoro, ubane n'Imana amahoro, ubane n'abantu bose amahoro, ubane nawe ubwawe amahoro. Imana ikwishimire kandi Imana iyobora intambwe zawe. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro Umwami wacu kandi Imana y'agakiza kacu. Uruwera kandi urakiranuka. Mana, ushimwe kubw'ijambo ryawe ry'uyu munsi riduhamagarira kongera kwisuzuma no kwigenzura, ndetse no gufata umwanzuro no kugambirira mu mitima yacu kugira ngo tugire ubuhamya buzima. Uwiteka Mana, dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera, umujyanama ndetse n'umufasha, kugira ngo abashe kuyobora abizera abakristo, maze dutere intambwe zishimwa nawe, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen.